ry'Imana nk'ikimenyetso cyo ubukwe bwa Murindahabi Irene ndetse na Nishimwe Liliane ni ubukwe bwavugishije abantu benshi cyane. Ubu buri mu bukwe bwiza cyane bubereye hano mu gihugu cy'u Rwanda, bwari bwitabiriwe n'ibyamamare bikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu naguteguriye akantu kose ku kandi mu dushya 10 twabereye muri ubu bukwe bwa Murindahabi Irene ndetse na Nishimwe Liliane bakoze ubukwe. Ahangaha turagarukamo mu dushya twagaragayemo nk'aho Yoweri Bogari yagaragaye arimo aramira inyama nk'imbwa imira ijisho afite ubusambo bukomeye cyane. Turabigarukaho ndetse turanagaruka ku mpamvu Murindahabi Irene atagaragazaga ukuboko kwe kw'ibumoso. Ahangaha turabigarukaho tubirebe. Utu ni udushya 10 tugiye kuba tugaruka. Umwanya wa mbere agashya kagaragaye muri ubu bukwe bwa Murindahabi Irene ni ibyamamare byari byitabiriye ubukwe bwa Murindahabi Irene. Hari harimo abakinnyi ba filimi, abasobanuzi ba filimi, abahanzi n'abanyamakuru bari bitabiriye ubu bukwe bwa Murindahabi Irene. Ahangaha twavugamo nka Bruce Melody, Kiramani, Rocky ndetse na Chris Easy, Jojo ndetse n'ibindi byamamare bitandukanye byari byaje kwifatanya na Murindahabi Irene. Agashya ka kabiri kagaragaye muri ubu bukwe bwa Murindahabi Irene ni umwana wa Murindahabi Irene wamutunguye akamubwira amagambo bigatuma abari aho bose bagira amarangamutima. Uyu mwana Amazina yanjye nitwa Uteterase Irera Murindahabi Vexira. Ndagukunda papa kandi nawe ndabizi ko unkunda. Uyu mwana akaba yahawe impano na Murindahabi Irene ndetse na Nishimwe Liliane bamushimira, ndetse n'uyu mwana yaje kubaha indi mpano y'agatangaza cyane. Icyakoze ku marangamutima y'abantu benshi ni amagambo uyu mwana yabwiye Murindahabi Irene na Nishimwe Liliane. Ikindi cyatumye abantu bagira amarangamutima ni uko uyu mwana mama we akaba atakiriho. Ibi ngibi byatumye abantu benshi byabateye n'agahinda bari bitabiriye ubu bukwe. Ikintu cya gatatu cyatangaje abantu benshi bari bitabiriye ubu bukwe, agashya kandi kabereyemo ni ukubona Vestina na Dorcas aho Irene yafashije kuva i Musanze akabageza i Kigali bakamenyekana, akanababera manager, kuba batitabiriye ubu bukwe bwa Murindahabi Irene ndetse na Nishimwe Liliane. Ibi ngibi byatumye abantu bavuga ati barashwanye. Ejo bundi ubwo baheruka gutandukana bamwe bavugaga ati niyo mpamvu batitabiriye ubu bukwe, ariko ntabwo ariko bo babivuze, dore yuko batanze video ikaza no gukinirwa muri screen riri ahabereye. Ko bimeze neza uyu munsi rero umwuzure w'amasezerano tubikesha Yesu Kristo w'umunsi udasanzwe hano. Uno munsi nakifuje kuba mari nkataramana namwe ndavugirire na Liliane tukabakenyerera urusenge twari tuzi ko uyu munsi uzaduhari. Vuga impamvu batabonetse muri ubu bukwe. Ikindi kintu cyatangaje abantu benshi cy'agashya kabereye muri ubu bukwe ni ibyamamare byari byambariye Murindahabi Irene. Abangaba ni abasore bakomeye cyane, ni abasitari bakomeye bari bambariye Murindahabi Irene. Harimo Rocky Kimomo, Chris Easy, Junior Rumaga, Mahoro Nasri Kajugujugu ndetse na Philipita. Ahangaha abantu benshi cyane bavuze yuko Philipita ari isomo akuyemo, dore yuko abaruta bose barimo barakora ubukwe. Abantu bamuserereje ati umaze kwambariye abantu benshi, ati nawe naho ubutaha nawe ugakora ubukwe ugatanga amazi. Ikindi kintu cya gatanu cyabereye muri ubu bukwe ni inda nini n'ubusambo no gukunda ibiryo no kutihesha agaciro ka bamwe mu basitari bari bitabiriye ubu bukwe. Abasitari tuzi yuko ari abantu bagomba kwiyubahisha, ariko hano siko byagenze, dore ko hari bamwe bari barimo baramira inyama nk'imbwa imira ijisho, dore ko hari bamwe bari bapakiye amasahani yabo wagira ngo ni ikirunga cya karisimbi bari bashyize ku masahani. Ahangaha navugamo Yoweri Bogari n'abandi bahungu bari bari kumwe. Yoweri Bogari yagaragaye arimo aramira inyama yenda kumuniga afite n'ubusambo. Ibi ngibi bavuze yuko yasebeje aba content creator ndetse n'abasitari. Ahangaha yari arimo aramira inyama wagira ngo amaze imyaka 100 atarya, yapakiye isahani
arimo aroherezayo na fanta wagira ngo arimo arashyira mu muhora wa Hormuz. Uyu nguyu Yoweri Bogari abantu benshi bakomeje kumugarukaho bavuga yuko se ntabwo arya, se bya bindi yirirwa avuga yuko inzara imwishe nibyo, ese yari yaje guhagira muri ubu bukwe, dore yuko yari yitaruye aho abandi bari bari maze yitsimba ahantu amira inyama nk'aho yaziguriye. Aka ni agashya gakomeye cyane gakomeje kugarukaho ku mbuga nkoranyambaga kabereye muri ubu bukwe. Ikintu cya gatandatu cy'agashya kabereye muri ubu bukwe, abahanzi batunguye Murindahabirene. Aha ngaha harimo nka Niyo Bosco. Uyu nguyu Murindahabirene yaramufashije, niyo mpamvu yamutunguye akamuririmbira muri ubu bukwe. Aha ngaha harimo nka Niyo Bosco. Uyu nguyu Murindahabirene yaramufashije, niyo mpamvu yamutunguye akamuririmbira muri ubu bukwe mu majwi meza cyane rikeye. Na Bruce Melody 001 Munyakazi yaje gutungura inshuti ye magara Murindahabirene aramuririmbira, dore yuko muri ubu bukwe yahise ahandikira indirimbo nziza cyane yashimishije abantu benshi. Ibi byakoze ku marangamutima y'abantu benshi. Bruce Melody yahise aririmbiramo n'indirimbo y'Imana Nzaguha Umugisha. Yashimiye Murindahabirene ndetse aranamushimisha ku rwego rwo hejuru. Ikintu cya karindwi cy'agashya kabereye muri ubu bukwe bwa Murindahabirene na Nishimwe Liliane, ni keke nini cyane, keke idasanzwe, keke ihenze ku rwego rwo hejuru. Iyi ni keke bari bahagazemo hagati, ni keke nini kabisa yo ku rwego rwo hejuru. Ibi bigaragaza yuko ubu bukwe bwagiyemo akayabo k'amafaranga menshi cyane kabushowemo kugira ngo bube bwiza. Ibi byatangaje abantu benshi cyane batari babimenyereye. Ikintu cya munani k'agashya kabereye muri ubu bukwe bwa Murindahabirene ni umutekano udasanzwe cyane wari wabereye muri ubu bukwe. Aha ngaha wagira ngo ni perezida wari wahaje kwinjirana kamera. Ibi ngibi byo ntabwo byemeraga, dore yuko amashusho yose yaciye kuri MI Empire. Hari abashinzwe umutekano, aba bodyguard bari bari kubuza abantu kwinjirana kamera zo gufata amashusho. Ubwo abanyamakuru bari bagowe, ntabwo byari byemewe kwinjirana kamera. Aha ngaha hagaragayemo Kiramani ndetse na Rutambi bari muri bamwe bari bacunze umutekano wari wabereye hanze y'ubwo bukwe, habereye ubwo bukwe. Aha ngaha kwinjira utaratumiwe ntabwo byari byemewe, ni ukuvuga yuko abavumba batari bemewe muri ubu bukwe bwa Murindahabirene. Wagaragazaga vitasiyo cyangwa se ubutumire bwawe watumiwemo kugira ngo witabire buno bukwe. Ikintu cya cyenda ni imyambarire myiza y'abageni ya Nishimwe Liliane ndetse na Murindahabirene. Bari bambaye imyenda myiza, bakoragamo imyenda mu kanya bahindura bambaye indi, ukabona barasa neza, baraberanye, dore yuko wagira ngo ni Jacques na Roza bari bari muri ubu bukwe. Basaga neza ku rwego rwo hejuru. Ibi byakoze ku marangamutima y'abantu benshi cyane. Ikindi kintu cya cumi cyatangaje abantu benshi cyane cy'agashya kabereye muri ubu bukwe ni ukuba Murindahabirene atagaragazaga ukuboko kwe kw'ibumoso, dore yuko hoberaga umuntu, yakoreshaga ukuboko kw'iburyo, ukuboko kw'ibumoso akagushyira mu mufuka akaguhisha cyane kugira ngo kutagaragara. Ibi ngibi byagaragaye yuko abantu benshi bari bavuze ati ese ibi byatewe n'iki, ariko Murindahabirene kuriya kuboko kwe kwagize ikibazo cyane ku buryo kudakora neza. Mujya mubibona no mu mafoto ye yuko kuriya kuboko kwe atawukoresha. Niyo mpamvu mumaze amatsiko nimba wajyaga wibaza impamvu muri buriya bukwe atagaragazaga kuriya kuboko kwe kw'ibumoso, ufite ikibazo ntabwo bukora neza. Ikindi kintu cyagaragaye muri ubu bukwe cya cumi na rimwe ntabongeza ni ukubona Clapton Kibonke yahaye inka ndetse n'amafaranga menshi cyane Murindahabirene. Aha ngaha Clapton Kibonke yamuhaye telefone ngo yandikemo amafaranga yose ashaka ndetse ahita amugabira n'inka. Aha ngaha biravugwa yuko na Bruce Melody ubukwe burangiye yahaye Murindahabirene imodoka nziza cyane y'agatangaza.
ikindi kintu twavuga ni uko Murindahabi Irene yaririmbiye umugore we. Murindahabi Irene tutigeze tubona aririmba, yakoze mu nganzo maze aririmbira indirimbo nziza cyane umugore we. Ikindi kintu muri ubu bukwe witwa Inkindi Aisha akaba yashimiwe. Uyu nguyu bafataga nk'aho ari umuhegisi wa Murindahabi Irene, akaba bamugeneye impano bamushimira. Ibi ngibi umusangiza w'amagambo yahise avuga ati, iyi ni impano nziza cyane bakugeneye, kuba warabaye inshuti ya Liliane kuruta kuba inshuti ya Murindahabi Irene. Kandi Inkindi Aisha yari yishimiye cyane buno bukwe. Muri ubu bukwe habereyemo udushya twinshi cyane, two nitwo mbashije kugarukaho, twazakora part 2 mubishaka y'utundi dushya njye nitwa Ndayishimiye Eric, hanini ku Butasi Official. Kanda subscribe, like ndetse na share.